Ngire nguramutse shuti we wemeye gukurikira MC Rubangukana Bigwi ku mbuga zacu kuri YouTube, ukomeze kudushyigikira ukora subscribe, share ndetse na comment. Ni wa mwanya mwiza tukugezaho amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu munsi reka amakuru yacu tuyakubwire hano iwacu mu Rwanda, tukubwire ko nyuma y'imyaka 8 itorero Inyamibwa ryongeye gutanga ibyishimo ku ivuko. Ahangaha rero wagira utese ni igitaramo kimeze gite? Ntucikwe, ni MC Rubangukana Bigwi ukugezaho amakuru meza nk'aya ngaya. Reka nguhe ikaze wamaze gukora subscribe, share ndetse na comment. Ni amakuru tukugezaho buri munsi tukugezaho amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Amakuru yacu rero uti bimeze bite? Ni nyuma y'imyaka 8 itorero Inyamibwa rivuye i Huye rikimurirwa i Kigali, ryongeye kuhataramira mu gitaramo ryise Inka cyabereye muri Grand Auditorium rya Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye muri iri joro ryo kuwa 29 Werurwe 2025. Ni igitaramo rero cyitabiriwe n'abarimo abanyeshuri n'abaturage bo mu ntara y'Amajyepfo, biganjemo abo mu karere ka Huye bagaragazaga urukumbuzi bari bafitiye itorero. Umwe mu bayobozi b'itorero Rodrigue Rusanganwa yabwiye Igihe ko iki gitaramo kiri mu mujyo w'ibindi byishimo bifuza kuzajya bakorera muri iyi kaminuza yashingiwemo itorero Inyamibwa. Rusanganwa kandi yayijeje ko ibitaramo bizenguruka no mu zindi kaminuza, nubwo atavuze igihe bizatangirira. Ni ngombwa ko iri torero rigomba kuzajya ritarama ahantu hose kandi bakizihirwa. Igitaramo Inka bakoreye i Huye cyari gikurikiye icyo bakoreye mu mujyi wa Kigali muri Camp Kigali ku wa 15 Werurwe 2025. Itorero Inyamibwa ryavukiye muri Kaminuza y'u Rwanda ya Huye mu mwaka w'1998, rishingwa n'abanyeshuri bari bahuriye mu muryango w'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ARG. Ryari itorero bashinze mu rwego rwo kujya biyibagiza cyangwa se mu rwego rwo kujya ribafasha kubona uburyo bwo kwidagadura, bityo bakirinda kwigunga. Icyakora uko imyaka yagiye ishira imbere ryakomeje, ndetse kandi uko imyaka yagiye ishira imbere ryakomeye, birangira uyu munsi ribarizwa mu matorero akomeye hano iwacu mu Rwanda. Mu mwaka w'2017 itorero ryimukiye mu mujyi wa Kigali aho rikorera kugeza na n'uyu munsi. Igitaramo Inka itorero Inyamibwa ryateguye kigamije kongera gukundisha abantu inka ndetse no kubibutsa umuco wo kugabirana ndetse n'isano umuntu afitanye n'inka. Nuko rero mu kugitegura abagize itorero bavuga ko guhera uyu munsi biyemeje kugira imwe mu miryango bazagabira ndetse bakazanatangiza ndetse kandi ubwo bakazanatangiza ubukangurambaga bwo kugabirana. Kuri uyu wa nyuma rero iki gitaramo kuri uyu wa nyuma bakimara kwemeza neza ko bagiye kuzajya bagabirana, bakazajya ndetse kandi bakaba bagiye no gutangiza ubukangurambaga bwo kuzajya bagabirana
kuri uyu wa nyuma. Ibitaramo rero bakaba bahamya ko bagiye kwicara ndetse bakareba uko bazajya babikora neza, umunyarwanda wese akishima kandi umunyarwanda wese akongera gukunda inka. Igitaramo rero inyamibwa bise inka nikibakesha imitima kandi mwese mwumve mumeze neza. Ndagushimiye rero, jyewe ndi MC Rubanguka na bimwe bisanzwe. Komeza ukore subscribe, share ndetse na comment, ubundi ukomeze wizihirwe. Amahoro cyane, mbakunda kubi.